nani umusaraba barashyiraho akadomo baca akarongo baravuga ngo birarangiye bafata neti barangije bakajya barira amarira ati tuzahurirayo bagenzi. Hanyuma uwo mugambi baragenda barawucukurira barawuhamba, hanyuma umugambi w'Imana bagira ngo birarangiye, kumbe nibwo Imana itangiye. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ntabwo ngiye kwanurira kuri live y'abandi ngiye kubona bana babarenga bana amahoro, ngiye kubona mbona Imana ibashize business mu biganza. Amen. Uzaririmba nibyo, ariko Imana ishize business mu biganza byanyu nini yagutse ifatika, kandi Imana irambwiye ngo mwarageragejwe ndetse murenga no kugeragezwa ndabyita gutocaringwa mu buzima bumeze nko gutocaringwa. Umugambi w'Imana kuri mwe barawusiba. Imana iravuze ngo igiye kongera kuza busha, ubu ntabwo iraza. Yego. Amen. Kandi uburyo igiye kubikoramo ni uburyo butunguranye. Amen. Kabiri kimenyimenyi, hari umuntu wakoherereje ibintu byo kurya, amajije kubikoherereza uyu mugabo ntabwo yari ahari. Umutima wawe ugutegeka kutarya ibyo bintu urabimena. Ibi bintu wamennye ntabwo ari wowe wabimennye, ahubwo ni marayika w'Imana wagiye kubimena, kuko ntabwo haba hakibuka. Ibi bintu ubundi mwebwe muzi urukundo Imana ibakunda, ntabwo muruzi. None se wabyibutse? Yego, nibutse ko hari umuntu wampaye ibintu numva ntabwo biri kuza, ndagenda ndabiha, nubwo baragenda bimera ko navugaga ati nta n'undi muntu nshaka kwifuriza ikintu kitari cyiza. Urakoze. Nusha umutima ukomeza. Ese twari kumwe? Oya? Ntabwo ari wowe wabimennye rero, ahubwo ushimira Imana yagufashije ikakubashije kubasha kujya ku marayika w'Imana akaza ku buzima bwawe akakwemeza nawe ukemera. Amen. Okay? Amen. Hanyuma ngiye kubona mbona habayeho gushumbushwa. Amen. Uko gushumbushwa, umuntu ntagashumbushwa ibintu bitanyazwe. Bibiliya irambwira ngo ubutunzi Satani yabumize bunguri ngo kandi azaburuka, ngo Imana izabumubuza mu nda ye. Yego. Ibyo Satani yamize bunguriye Imana igiye kubimuhubuza mu nda, kandi izabishyira imbere yanyu mwongere mwishime. Amen. Amen. Kabiri ngiye kuvuga nihitira, bamwe mu banzi b'Imana, kandi ibi bintu mubyandike, bamwe mu banzi b'Imana bagiye kubangira live, kandi live igiye kuzavugisha abantu bigere no ku ma YouTube. Mube maso. Bamwe ari uwo ntunze urutoki. Tunze urutoki. Bamwe mu banzi b'Imana, kandi muririmbyi yararirimbye avuga ngo uwanga Imana wese ntayisenge azapfa ye kwibukwa. Noneho rero abantu twari kumwe ejo narababwiye ngo njyewe umuntu wanyanze akangirira nabi nyir'ugitambambuga yarapfuye, kandi koko ubu yarapfuye, ubuse yaba akiriho
ubu yarapfuye. Hanyuma n'ababigerageje niga muri segonderi wenda se cyangwa pirimeri, ubu nawe yarapfuye. N'abari kubigerageza nonaha barapfuye mu buryo bw'umwuka ntibahari, no mu maso y'Imana ntibahari, barangije gupfa. N'ukuri kw'Imana njye nta mwanzi ngira, barapfuye. Niba uzi kunyanga uri umupfu. Uko twebwe twahinduriwe bazima muri Kristo Yesu, twapfanye nawe tuzukana nawe. Amen. Amen. Abantu barakaye baza gutapenga, reka nigendere. Karibu mutumishi. Ndakavuga arenda korera ari njye ugiye kumuriza. Mani mbabarire. Gafara, Imana iguhaye imodoka kandi ibyo wahombye Imana irabikugaruriye. Ibintu byose byarafeirinze, kandi ikindi wari ukiri kwiga, ishuri riri kugenda rirangira kuko wari uri mu ishyamba, abantu bakuvuyeho. Ndakubwiza ukuri, nta turo nkwaka, ntago nturishange. Nukuri kw'Imana mugenda mu stokinge mureko ndumva usaba ibiryo, ntago nsaba ibiryo. Nukuri kw'Imana. Iyo umugabo wanjye abyutse mu gitondo arambwira ati umugore wanjye hari igitenge nabonye kikubereye, asanga kigura 500. Rero ntago nukuri kw'Imana hataza kugira umuntu ngo niba abantu b'inzara sindi uw'inzara. Imana ibamera umugisha, mbonye warahombye, Imana igiye kugushumbusha, kandi uburyo igushumbushijem abantu bakuvuyeho bose. Urutonde harasema Imana irambwiye ngo umeze nka zahabu iri mu butaka. Okay. Umeze nka zahabu iri mu butaka itarozwa, kandi itarozwa nta gaciro igira. Iyo ikiri mu butaka nta gaciro igira, igira agaciro iyo bayikuyemo bakayoza bagayishyiraho yagenewe. Uyu munsi uracyari mu itaka, ntago urozwa, ariko Kristo yohereje marayika ushinzwe kugukura muri ubwo butaka, n'abashinzwe kukoza bakagushyiraho wagenewe kujya. Hanyuma ugatangira gushakishwa, uko zahabu irashakishwa. Amina. Kabiri, hari proje siko mubyita, ariko Imana aranabaye nanjye mbaye umusirimu umwana no kwa ngofero mvuyeyo. Imana ibavugisha, hari proje mufite mwagiye mubiplaninga bigafeiringa, ibibazo biraza, ariko n'uyu munsi mukiplaninga Imana yihesheje umugisha, kandi uburyo yiheshejemo umugisha izaganywa n'abakomeye, ndetse n'ibinyamakuru bikomeye bizayisura. Kandi itangira ryanyu ni ritoya, n'akantu gato, ariko irigiye kuba rinini bicanga abantu. Imagine ko bagiye kuvuga amagambo ngo ufite ibintu ukorana nabyo, barabitangiye ngo ufite ibibaraga, ngo ufite ngo ibibaraga ngo biguhereza ngo amanote. Hakosha mwebwe murazanze, ubu mwebwe bababwiyeho izo mbaraga bazikura bakabona amanote, ntimwajyayo, mwakirirwa musaba wifi uko. Ubu ngubu nkubwiye ngo ngahari hari miliyari wabura kujyayo, mujye mugenda gake, umuntu yasenze Imana iramuburesinga. Kabiri, ntago Satani ari utanga ibyiza, n'Imana irabitanga. Rero bazabivuga, bazanabivuga, bari bwabivuge se ko Imana iguhaye ikigo cy'ishuri
ry'abana ba primaire sorry nani bano bana batoya biga muri nasari. Ngiye kubona mbona ugize ikigo cyigisha abana bano bana batoya kandi icyo kigo ese twari turi kumwe ntago mbazi wo kabyara Imana irabimbwiye kandi ntago ndi umuhanuzi uzanura ibintu bizazatinda nabisabye Imana izambabarira ijye bihaba abakecuru babimenyereye dore ndacyari mutoya batazajya bambaga nanyuraho bakankubita imijugujugu ugenda urambagiza ahantu ushima uvuga ati nahashimye akongera kwizera rekuri kwima reka mbabwire kwizera nagize njye narakugize mu minsi yashize nzamuka hano kuri Inesi murahazi kuri Inesi kuri kaminuza ndagenda ndambagiza ikibanza nta n'amafaranga mfite niyo tuba mitararangira ndayibwira ati hano nahakunze mu gitondo gatoya umugabo arambwira ati hari abantu mbonye akabanza ngiye kuransanga ni hahandi nateye ibirenge. Haleluya. Kwizera n'ikizi ndangije ndagenda majije kugenda arakagura ari gatoya ngira Imana ndayibwira ati twumvikane hara ntago hajya etaje. Umuntu abarampamagaye aravuga ati rero kubera ko turi abavukanyi natwe turashaka kuhatangira rimwe baba barahapasuye haba hanini. Mu gitondo ndayibwira ati ahangaha haza hagomba kugenda aka etaje nkagomba kuhahagarara kageretse kabiri. Hanyuma ndangije Imana irabimbwira dore n'ubu imajije kubimbwira ndayibwira ati mwisubiyeho ubu noneho kagomba kuba kageretse gatatu kandi niyongera nanone kunshotora nabwo nziyongeza kabe kane ngize amahirwe yo kuvugana nayo kuvugana n'Imana ukagira amahirwe nugira amahirwe ikavuga iyeri ikavuga ujye uhita uprofitira aho ngaho uyibwire nikubwira ati genda ujye gutwita uhita uyibwira ati hoya sinshaka umwe babiri nibigera yo nayo irabizi ntago igipfa guhita imvugisha cyane kuko iyo uvuze mita niyongeza nkavuga ati mbonye amahirwe yo kuvugana nawe wari waratinze. Genda utere metero ushakisha aho uzashima uyibwira ati naha kano gace nahakunze ubundi uzashimira nyuma nta turo nkwate. Amen. Kandi uzabibonesha amaso yawe. Kandi uzabibonesha amaso yawe. Karara kano bafashijwe bana wambabariye nkavana amahoro ko dukundana wambabariye kuko watubye twese iminota 10 yarangiye agirarangira kavara ufite ikibazo abadayimoni barashaka kuguteza ikibazo cy'amara mu nda yawe. Mbonye Imana igukiza uburwayi bwo mu nda ariko nabonaga abaganga bakubwira ko ari amara kandi watangiye kumva ibimenyetso mu nda yawe ntago hatekanya ntago hatuza ntago nzi ukuntu nabigusobanura ariko ntago uko wari uri mu nda yawe ubu ngubu harahumanye. Imana igukijije kurwara amara bikakugeza kure kugera ku rwego bakubaga. Kandi ibikoreye kandi mbonye hari ibintu wagaburiwe
hari ibintu wariye biri gutuma ugira ikibazo mu nda yawe. Madamu Gafara urabizi? ndi kukumva. Kumva. Okay, uri umuntu w'Imana ugenda ufata amazi uyashyushye wayateka yabira sijui uyanywe ari akazi uyasengere, numara kuyasengera ubundi usezere dayimoni wibwira ati toka. Amen. Kandi mwari muzi ko Yesu yasize acukuye urwobo rw'abarozi. Buriya mwari muzi ko imva y'abarozi ihora yasamye, kuko biravuga ngo umurozi wese, umurozi kazi ntakabeho. Ni ukuvuga ngo Yesu yasize acukuye imva yabo. Nta nimukana basengere ngo bapfe, kuko bo barangije gupfa. Yesu yasize abishe arabashyingura, n'ubundi herezo n'itanura. Niba atihana iherezo n'itanura bazashya.